ministry ya Melody of New Hope yatangiye umwaka ushize ubwo nari Iwawa, bamwe mu banyamakuru aho twajyanye umwaka ushize. Twari namwe mu by'amakonse ngiye mu twaro gusura rehabilitation center Iwawa. Nsanga umubare munini w'urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge. Numva bikoze ku mutima cyane nk'umukozi w'Imana, at the same time k'umusore mu rubyiruko rugenzi rwabo, numva hari ikintu dushobora gukora kirenze just indirimbo cyangwa se gukora ibitaramo n'amakonseri. Bituma ntegura nifuza guhuza team y'urubyiruko kugira ngo turebe ikintu dushobora gukora, to reaching out ku rubyiruko ruri hanze aha ngaha. Kuko nganire n'abari muri kiriya kigo cy'Iwawa bambwiye ko abantu benshi bava mu bigo by'amashuri y'amasegonderi n'ibindi. Rero twifuza gutangira icyo gikorwa kugira ngo duhere ku mashuri aho ibyo bintu by'ibiyobyabwenge bikoresho bigatuma abantu bajya Iwawa. So mva Iwawa ndaza mpamagara urubyiruko na Kigali bashyira hamwe, nshaka approach ishobora gukoresha kugira ngo tubashe kugera ku bantu benshi. K'umuhanzi numvaga approach ya music kuko niyo platform nkoresha, bituma negeranya benshi mu baririmbyi kugira ngo tubashe kubitegura. Ntabwo byarekeye aho, twahise dukomeza campaign mu bigo by'amashuri bigiye bitandukanye. So iyi campaign irakomeje, ari nayo kugeza n'ubu turimo, kandi tuzanakomeza n'indi myaka myinshi. Rero ubu naba naje igikorwa kirimo gukorwa, nageze no muri Amerika aho nsengera, bibwira abantu benshi dukorana, aribo abangaba murimo kubona aha ngaha. Ni abantu dukorana mu church umunsi ku wundi, n'abenteresheje cyane igikorwa turimo gukora mu Rwanda. Nabo bumva ari ikintu kiri bagomba kuba part of, at least ushake umusore umwe mugenzi wawe muri quartier wo musengana cyangwa mukorana ku kazi, wifuza kubana nawe, umugire inshuti, umwegere, ukoresha inzira yose, niba ari skills wize uyikoreshe. Rero ino concept nicyo twajemo, ino campaign nicyo irimo gukora, kandi nkaba nizeye ko tuzagera ku bantu benshi. Ubu tumaze gukorana n'ibigo bitandukanye n'ahangaha mu Rwanda, kandi turakomeje. Dufite gukora kino cyumweru, tuzakomeza kindi Huye, tuzaba turiyo. Ndizera ko tuzanakomeza no kuzumva igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi muri Afurika. Rero nkaba mbashimiye kuba mwatwitabye, kandi ibyinshi tuzagenda tubiganiriza, kandi muzagenda mubona n'ibikorwa. Ariko cyane ndabasaba kugira ngo mutujoininge. Melody of New Hope ntabwo ari umuntu umwe cyangwa se abantu babiri, ahubwo ni twese muri rusange kugira ngo tubashe gutanga melody ibyiringiro. Iyo uvuze melody kenshi abantu batekereza ko ari indirimbo kuko turi abaririmbyi, ariko iyo mvuga melody mba mvuga igikorwa cyose cyiza wakora gishobora gusoundinga neza ku muntu. Ushobora gusanga umuntu ashonje ukaba wamuha icyo kurya, cya gikorwa kigasoundingira wa muntu neza, kuko ni ijwi ry'ibyiringiro, arumuha ibyiringiro abashe kubaho n'ejo he hazaza, abashe kumva ko hari byinshi yageraho. Rero ndabashimiye, kandi Imana ibahe umugisha. Ndizera ndabivuze guha Gentil umuntu neteresheje nawe wa mbere kugira ngo tubashe igico dukoresha, nawe avuge kujyanye n'ino campaign turimo gukora ya Each One Reach One. Murakoze. Gusobanure nta bindi amagambo menshi nongeraho ku byo Adrien amaze kuvuga. Gusa ko mubizi umwaka ushize twatura dufite ikindi giterane. Icyo gitaniyeho n'iki ngiki ni uko ubu ngubu hari iyo campaign amaze kuvuga igamije gukangurira urubyiruko kuva mu biyobyabwenge cyangwa n'abatarabijyamo, tubafashe kuba information zishobora kubafasha kudakoresha ibiyobyabwenge. Tuzabikora dukoresheje platform zacu dufite nk'abahanzi ndetse n'abaturage b'isi nk'abakristo, tugerageze gukora uko dushoboye kugira ngo uko ijambo ry'Imana risaba ngo tugomba kugera hanze tukajyana n'ijambo ry'Imana, nibyo turimo gukora. Murakoze.
kandi twiteguye kubana namwe ku cyumweru. Murakoze. Murakoze cyane. Ndumva introduction ifatika kuri buri mwiho umaze kumva. Reka dukore introduction kuri each one rich one concert iteganyijwe kuba ku cyumweru ndetse tariki 8 na 15 tuza kwakira Jazz Imperial ihagarariwe na Vincent kugira ngo atubwire imyiteguro igeze ndetse aduhe more clarification about each one rich one live concert. Amana arakoze cyane. Mbere ya byose ndatangira nshimira itangazamakuru ryose, media ya hano mu Rwanda, yaba ari abafite ama website yabo bandika, yaba ari abafite ama online TVs, yewe n'amateleviziyo yaba ari hano. Turabashimira kuba mwabashe kwitaba iyi press conference y'uyu munsi. Secondly, ndakira abashyitsi bacu ari nabo ba host b'iki gikorwa cya each one rich one. Ubwo ndavuga CEO wa Melody of New Hope ariwe Adrien Misigaro, ari na founder ndetse na co-founder ariwe Jean Misigaro, and the rest of the team. Ndumva icyongereza cyo barasobanurire, turiyegereza abandi bose, abavuye Sweden, abavuye muri Amerika, tubaha ikaze mu Rwanda. Okay, nk'uko bari babisabye rero ngiye kuvuga kuri each one rich one concert. Ni concert izaba ku cyumweru tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, izabera ahangaha ku Ntare Conference Arena. Ahangaha niho bizabere. Mu by'ukuri imyiteguro igeze kure, urabona ko abashyitsi bacu bahageze, n'abantu bose bari part of iki gikorwa cyangwa se tuzafatikanya muri iki gikorwa. Concert mu by'ukuri iteguye neza, imyiteguro igeze ku bijyanye na production ndetse n'abaririmbyi bariteguye muri rusange, ama rehearsals yabo cyangwa se imyiteguro yose abaririmbyi barakoze bose neza. Ubwo ndumva ndatwaye umwanya munini, niko bimeze. Asigaye ku cyumweru turatubwira abanyarwanda bazaza ari benshi kuko amatike already abaye menshi, amaze kuba menshi, bagenda bagura. So utazagura mbere ararisika kuzabura tike zamwinjiza mu gitaramo kubera ko the high demand y'ama tickets. So murakoze cyane, numva ari icyo navuga. Murakoze. Alright. Mu macamake atubwe kuri each one live concert. Icyo navugaho dufite concert muri izi turi gutegura izaba tariki 8 maze kuvuga. Nk'uko Vincent yabivuze, ibintu biri hafi byose kurangira. Shanti so I'm abazungu ntabwo bari kubyumva. Abazungu they're not listening. So mutwihanganire, dufite abanyamahanga. Amani uko yarabivuze, turi donc ibintu twaje gutanga ibintu bitandukanye none. Ushize ubwo twari kumwe na Evan, yagiye yibaza ko twaje gukora sound check, benshi dusanga ngira muri bo bakirimo gutangira gukora production. So yashyize yavuga amakuru atari meza iwacu ngira ngo. So ariko narabwiye ngo ntabwo ari uko tumeze, noneho tugomba kubereka ko dushoboye ibintu byinshi. So production iri almost niko navuga ko hafi 80% bamaze gusetting up. So kwa gatandatu twarangije byose gukora sound check, nta kuvuga ngo kubera ku cyumweru ushatse waza saa 2 mu gitondo watangiye gahunda bizaba biri set, ariko ibintu biteguye neza. So kandi ntabwo ari hano i Kigali gusa, ni ukuvuga ngo tuzarangiza show ku cyumweru, dutangire kwitegura kugira ngo kandi hose dukeneye support yanyu, dukeneye ko mwakomeza kudushyigikira kuko ibyo turimo gukora nk'uko twabibabwiye ntabwo ari za concert z'abahanzi zisanzwe. Iyo kenshi Argentina na Adrien baje n'ahanga baje gukora concert kurelease nka album, ariko noneho twaje kuri cause itandukanye. Ni ukuvuga ngo igusaba ko wowe nanjye nawe tutarimo hano ushobora kuza tugahuza imbaraga
tugafighting against drug, kuko drug ni ikintu kirimo kuruninga urubyiruko ahantu hose ku isi. Rero kugira ngo tugeze gikureho kirandure burundu, you have to put an end kuri icyo kintu, kuko ni ikibazo nasanze ahantu hose. Maze igihe ndimo gutravelinga mu bihugu bitandukanye, ahantu hose ngera bambwira icyo kibazo ko ari ikintu gikomeye. So rero mudufashe dukomeze dufatikanye muri ibi bintu. So izi concept ntimuzifatika concept zisanzwe zo kuramya gusa, ahubwo mwumve ko ari cause nziza ugomba kuba part of. Rero nkuko nabibabwiye, nazanye na team y'Abanyamerika bifuje nabo kuba baba part of. Ntabwo bazanaga nabo mu concept imbere ibisanzwe, uretse Evan waje mwabushize, ariko kubera cause dufite basanze ari ikintu kinini bifuza kuba part of. Nifuza ngo rero amahirwe atari yagize, ariko ndiza guha Evan umwanya muto ababwire why yumvise ko n'umwe mu bayobozi bacu ba worship team muri church ikoreramo. Evan niwe umwungiri igitaramo kizaberiwe, ariko ndumva gahunda yanyu ari ibitaramo bisa naho aribyo entertaininga cyangwa se wenda niyo gahunda irimo, ariko tugiye muri cadre yo kugira ngo twamagane ibiyobyabwenge. Ntabwo muri kugaruka cyane ku bijyanye no kufokasinga cyane abari kure, abari mu ntara zitandukanye. Ndumva ari nk'ari ibitaramo bibiri muri kugira priority cyane. Ese niyo mushaka kugira ngo murwanye ikibazo cy'ibiyobyabwenge kandi hari abandi babikoresha bari kure, mufite gahunda yo kubageraho cyangwa ni ibitaramo bibiri gusa bibazanye mu Rwanda? Hanyuma icya kabiri, mwashyizeho ibintu byo kwinjiza amafaranga. Hari umuntu akanya uri muri goteri kumwe ibiyobyabwenge, ariko akunda indirimbo zanyu bakunda cyane, ariko ntabwo ari buze gufata amafaranga ye ngo yazane hano aragiye kwagura ibiyobyabwenge. Ese murabona message yanyu izagera kure mu gihe hari abantu batazashobora kuza mu gitaramo kubera ko badafite ubwo bushobozi, kandi byibura mwari kubikorera ubuntu bakabasha kuza kumva iyo message yanyu kubera ko ari abafana banyu? Murakoze. Reka twakire abantu babiri kugira ngo bose tubisubize rimwe. Murakoze. Murakoze. Nitwa Eric Niyonkuru, nkorera Ibicu TV ndetse n'ibicu.com. Ikibazo mfite ndashaka kumenya, wenda mutumareho n'impungenge z'impamvu wenda ni ikibazo kivuze kugenda umusore urimo arategura kino gitaramo araza kudusobanurira ni ukubera iki Mbonyi atari hano kandi ari mu bantu bazafasha Adrien na Gentil muri iki gitaramo. Murakoze. Reka dusubize ibibazo bibazo kubazwa, hanyuma ikibazo cya mbere cyabajwe Adrien. Alright, murakoze. Murakoze. Ikibazo cya mbere wabajije impamvu twafokasize ahantu habiri. Icyo navuga, nababwiye ko turimo gutangira kandi ntabwo ino nshuro ntabwo just twaje kubwira abantu barimo gukoresha ibiyobyabwenge bari babireka, ahubwo twaje kubwira mwebwe, twaje gukangurira mwebwe abafite platform ko turabwira muze dufatikanye kugira ngo twese tugende mu Rwanda n'ahandi hose. Campaign yacu, team yacu irimo hano imaze igihe irakora, irimo kugenda ku bigo by'amashuri. Donc batangira hano i Kigali kuko niho bari, ariko barimo kugenda u Rwanda rwose. Ariko ino nshuro icyo twaje gukora, twaje gusaba abandi bantu badufasha kugira ngo wowe ugerageze wumve ko ufite responsibility zo gushaka umuntu. Nimba umunyamakuru ufite social media, ufite platform zishobora kugira icyo postinga, gerageza urebe uko hari umuntu wahindura ubuzima. Reba umunsi ku wundi nimba ari icyo ushobora gukora kugira ngo ushake one person. Niko turimo kubigenza. Turimo kuba challenging, ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, ariko kandi yewe na Gentil, Amani na Vincent cyangwa se n'aba turi kumwe, ntabwo dushobora kugira uko nabivuze, ni ikintu gikomeye cyane. Dufite ibihumbi birenga 5 Iwawa, dufite ibigo by'abakobwa biri za Kitagata, dufite ibindi bigo bitandukanye mu Rwanda bya rehabilitation center. No kuvuga ngo kandi abo nababyemeye nabafashwe barimo gufashwa na leta, ariko hari abandi bari hanze ahangaha duturanye muri quartier, n'abanyeshuri tukigana, n'abanyamakuru dukorana, n'abantu turi kumwe b'inshuti. Rero naje kuguchallenginga wowe nanjye muturebe icyo twakora. Ikibazo cya kabiri wabajije ni kubijyanye n'amafaranga kwishyuza. Wayi turimo kwishyuza kino kintu. Amafaranga turimo kwishyuza n'inshuro niko nabikubwiye, ntabwo ari amafaranga y'abahanzi kugira ngo tubashe kuyatwara tugire, ahubwo ino ministry ya MNH, Melody of New Hope, irimo gutangira, kandi mu byikora byose birasaba amafaranga.
rero nk'abantu bafite wamutwara ni muri rwa rwego kugira ngo dusapoting icyo gikorwa. Bategura ama event ku mashuri, ibintu bisaba gukora ama sound system. Umuntu urimo gutegura event amanga ara costing amafaranga menshi, ni nako babigenza. Iyo bategura ibintu ku mashuri n'ahandi hose birasaba amafaranga, ama transport n'ibindi byose. Rero amafaranga turimo gukoresha ino kintu kugira ngo dushake budget iyi team yitoye y'aba volunteer barimo gukora batangiye uburyo bushobora kugera n'ahandi hose hatandukanye. So murakoze. Ikibazo cya gatatu kugira ngo cyari Fence. Murakoze. Warumbaje ndetse impamvu Israel Mbonyi yatabonetse hano kuri pano cyangwa se hano muri press conference. By'ukuri abatumirwa cyangwa se abantu tuzafatikanya muri iki gikorwa ni benshi, harimo na Alarm Ministries uretse na Mbonyi gusa, harimo Bosso Mignon azabwiriza, harimo ndetse na senior pastor wa Adrien witwa Scott Dudley. Abo bose bari part of the team bazaministeringa hano ku munsi wo ku cyumweru, ariko ntibyabaye ngombwa ko bose baboneka ahangaha, sibyo ko bamwe n'ubundi baracyari mu activities y'iyi concert yacu turimo hirya no hino, byabaye ngombwa ko bataboneka, ariko n'ubundi turi mu mwuka umwe, turacyari muri spirit yo gutegura twese igitaramo cyo ku cyumweru. Murakoze. Murakoze. Nitwa Dutier Florent, mbagara igitangazamakuru cyitwa Gospel News. Ikibazo nagira ngo nkibaze Adrien nka fondateur na Gentil cofondateur w'iyi ministry. Nk'uko mubizi turi abakristo, Yesu niwe cyitegererezo. Yesu kugira ngo azacungure umuntu byamusabye kuza avuka kwa Yosefu kwa kundi nyine kugira ngo abe wa wundi, kugira ngo akize umuntu yamenye ko abayeho, mvuko ubuzima bwo ku isi nyine bumeze, bimuha n'imbaraga zo kugira ngo koko acungure umuntu. Mwebwe kugira ngo mucungure bari abantu basabitswe n'ibiyobyabwenge, mugende mutubwira buri umwe icyo yarahuye nacyo muri past yanyu, wenda uyu munsi nimubikoresha. Ese Adrien yaba yaranyoye igihe cy'ibiyobyabwenge cyamuteye kuvuga ati bari abantu burya barababaye cyane nabo gukurwayo, na Gentil icyo yaba yaranyoye cyangwa yarariye simbizi, mukidusangize tumenye ko vraiment turi kuviva ibintu namwe mwumva uko batonekara, uko ubuzima bwabo buri gutaka. Murakoze. Murakoze. Undi wa kabiri ufite microphone. Murabona igitaramo cyanyu kizabera arena ahantu hasa n'ahitaruye Kigali, wenda niko navuga. Murabona mutazagira impungenge ko bwitabire bw'abantu buzaba bake kubera ahantu muzakorera. Muzabafasha iki cyane ko turi mu bihe by'iminsi y'imvura, aya masaha yo gutangira za 10:00 ubona itangiye kugwa. Ikindi uretse apati yo kuvuga ko muri gukora ku bantu bafite icyo kibazo cy'ibiyobyabwenge, yaba babinywa bafashwe n'abari kubitangira kubyiga, ni ikihe kintu kindi gishobora gukurura umuntu akavuga ngo reka njye kureba Adrien na Misigaro na Israel Mbonyi mu ntara arena, mfata urugendo nze kubareba? Iki kintu ni ikihe mubona cyatuma umuntu aza? Murakoze. Ikibazo cya mbere cya Flora, hari umuntu wane blague ejo arambwira ngo kugira ngo ibiyobyabwenge bishireho ngo twese tugomba kubinywa abayobozi kabimara, ngo tugomba kubimaraho ngo bikabibura ku masoko. Ariko ikintu numva dushobora kubwiraho, njye ntabwo nigeze nkoresha ibiyobyabwenge, navuka mu muryango wa Gikristo, nakuze kuri mu rusengero, nkura ku babyeyi bazi Imana, nanjye nkura senga kugeza n'ubu. Ariko ibiyobyabwenge ntabwo ari ikintu gisaba kugira ngo kibanze kimwe ubone ingaruka zacu. Donc narebye urubyiruko rurimo hariya, ko nabikubwiye ntaraje babona ntaramenya cyane uburyo ki ikiyobyabwenge gishobora kuba cyagira ingaruka ku muntu. So nafashe ubuhamya, nagize igihe cyo kuganira, hari bamwe babikora tuganira umunsi ku wundi, nk'aba Fireman nasanze iwawa kugeza n'ubu tuganira umunsi ku wundi, bambwira aho ibiyobyabwenge byabagejeje. Rero no kubona aho ntuye muri Amerika haba abandi bantu babikoresha, ingaruka zabyo aho birangirira ni mu maprison, ni mu buzima bw'icu umuntu. Ni ikiyobyabwenge nyine n'izina ryacu, iyo umuntu kimaze kwitaho ko akoresha ikiyobyabwenge bivuga ngo ubwenge bwe buba bwayobye. Rero nk'umuntu usenga Imana, nk'umuntu wemera Imana, ndemera ko mfite inshingano zo kuba nagira icyo nakora, kimwe nuko
mureba n'undi utarimo gukoresha ibiyobyabwenge ariko ufite ubuzima butameze uko Imana ishaka. Rero mu ivugabutumwa dukoresha ko turagira ngo turebe bari abantu niki twabakora kugira ngo tubahindurire ubuzima, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo duhindure gusa kumukura mu biyobyabwenge, ahubwo turimo guhindura umuntu wese. Ukuvuga ngo turimo kumuhindura ubwenge, turahindura umutima, kandi tukamwegereza n'Imana akabasha no kwakira umwuka w'Imana wera. Rero nuko na gisubizo ikibazo cya kabiri ndibaza Vincent niba uri buze kubisubiza. Nanjye nabivuga warambajije, ntabwo ndigera mbikoresha, ariko ikibidutera kubikora ni uko dufite umutwaro w'abababaye, cyangwa no kumenya ko hariho abasore bafite future bakagombye kugira ibintu bafasha igihugu banifasha nabo ubwabo, ariko bashobora kubuzwa n'uko bagiye muri izo nzira mbi. Niyo mpamvu turi kubikora, ariko ntabwo nigeze mbigerageza. Ikibazo cya kabiri yabajije uwavuze Vincent agiye kugisubiza. Okay, murakoze. Icya mbere navuga nuko ntabwo nemezanya n'abantu bavuga ko hano ku ntara ari kure. By'ukuri ugiye kureba Kigali ni nini, ariko hano ku ntara ni ahantu hafi ushobora kutigesha uvuye i Remera amafaranga make cyane ashoboka 200 cyangwa se 300 mu bisanzwe. Bene magambo rero, aha iyi ni venue nziza dufite twishimira cyane, kandi irimwe mu mavenue cyangwa se ahantu heza ashobora kubera igitaramo. So kubwe iyo mpamvu, iyo ni ya mbere ituma cyane tuzanga. Noneho mwavuze ngo se impamvu niki dukora kugira ngo tube twafasha abantu kuzagera ahangaha bashaka kuzaza mu gitaramo. Twabitekerejeho kugira ngo tube twabafasha, twagenye amabisi azafasha abantu, amasite muri buze kuyamenyeshwa vuba amasaha make ari imbere, amasite aho amabisi azaba ari kugira ngo afashe abantu badafite imodoka cyangwa se badafite ubwo buryo bwo kuba bagera ahangaha. Ariko twabitekereje muri ubwo buryo, numva nta mpungenge zihari z'uko ayo mabisi atazaboneka, zirahari mu by'ukuri kugira ngo zifashe abantu kuba baza bakwitabira umutaramo. Murakoze cyane.